Vani urabibona ubuzima turimo nawe uri umuntu mukuru urareba nta mafaranga mfite pe ntabwo n'amafaranga agusubiza ku ishuri ngo wige ngo mbone nayavuza papa nta kindi rero dufite gukora ngaha ni ugomba kugenda ndabizi ko bikugoye ndabizi ko bikugoye ndabizi ko ari ibintu utari bwumve vuba ariko nta kindi kintu ugomba gukora ugomba kugenda ntabwo uzabaho nabi uko mbitekereza ntabwo uzaburara yewe nta nubwo uzarara mu mbeho simukuri birangoye ntabwo nshaka kugenda namwe nshaka kugenda basi reka njye nshaka akazi hano hafi aha hafi ndabizi ko ndibuze kukabona gusa singusige hano hafi ngiye kunsiga nta kibazo ugomba kugenda nese ubu ngubu kugira ngo ugume hano dukomeze dusangira ubusa hano ntibirutwa nuko wagenda ugomba kunyumva hano nta yindi shu dufite ugomba kugenda kandi ndabizi ko uzabaho neza nubwo uri kumbwira kugenda ndabizi neza ko tumeze neza nubwo wabimije ndabizi ko urwaye kandi indwara urwaye indwara nk'iya papa ndetse wakubwiye ko ndwaye Ive ndabizi ko nta muhanga cyane mu by'imiti gusa imiti nabonye unywa n'iyo papa anywa bimeze kimwe rero bivuze ngo murwaye indwara imwe ntabwo usiga ndabizi ko urwaye urarembye nta hantu ndi bujye rwose ngiye mbabaje ntabwo ndagusiga pe mva nimbabara unyumve ubu ntabwo rero ko nkomeye ntabwo mbibuze mva ninjye ndakomeye nta kibazo mfite ugomba kugenda bani ugomba kunyumva hano njyewe ndakomeye nta kibazo mfite kandi ngomba gusigara nita kuri papa none urabona tuzabaho dute reka nshaka akazi hano hafi ndabizi ko ndi bukabone basi nkomeza mbita bani wambara ukanyumva basi niba uzi ko tuvukana niba uzi ko urimo kurengera ubuzima bwa papa mbabarira unyumve okay Ive ndi bwemere kugenda ariko nansezeranye ikintu kimwe ko n'ingaruka uzambwira icyo wowe na papa murwaye gituma mufatira iya miti ingana kuri we Vanessa nzabikubwira ariko igihe ntabwo kirashyika Ive tutameze neza amazi yo kunywa amazi umuturage telefone baba bazishyize hehe koko Hello? Yes, bite byawe? Igihe umuntu yahereye guhamagara telefone wayijugunye wayishyize hehe? Akosha iyo muri mu kazi muzi ko nta bandi bashobora kugakora kandi neza. Ako telefone ishiramo umuriro gute ku kazi aho ngaho nta muriro uhari? Ubwo ibyo ni ibintu ushobora gusobanurira umuntu ngo abyumve. Nta nisoni. Umva nkubwire. Ndashaka izo dokima zose byihuse bitarenze saa 8. Gira vuba vuba zitunganye rwose. Uzinyoherereze. No we, gira vuba nanjye ndi kuri pressure, gira vuba ndazishaka vuba vuba. Cyangwa umbwiye niba utabishoboye.
umuntu aba yarabagiriye icyizere akabaha akazi mwashaka akazi mukagakiniramo uzi abantu bari hano hanze bakeneye akazi gira vuba vuba izo dokima zingereho bitarenze saa 8 nibirenga saa 8 nawe ushaka undi boss gira vuba vuba kandi nizere ko ibikeneye byose babishyizemo sawa bigire vuba vuba Mani, shubite se. Wabyutse se. Wowe ubyuka sangahe kweri zose? Oya. Bite se. Meze neza. Gashyira agasego. Numva kuvuga ibintu by'akazi. Bandi mu kazi rega. Akazi kaba kanzonze. Ngeze ngo mfite umwanya wo kuryama. Okay. Telefone, mashini, ni ibintu byose. Bitutse. Ibintu byose mbiri. Are you good? Meze neza cyane. Meze bon. Bite se wowe? Meze neza. Bitutse. Waryama ukageze ejo koko? Ubwo se. Cyakora abagore muri abana beza kweri. Ko si gahunda y'abakozi mwana ntabwo ngiye nzajya nguma kuzana iwawe ngo inzara ihanyicire nawe ubwawe sheri ahangaha ntabwo ari iwanjye ahangaha ni iwanjye nawe none se ariko nawe urabizi none se ubwo gahunda yo kuza mbwigeze se sheri reka tubanze tuvuge tega ndi mu kazi sheri ndamutse nari mu kazi ntabwo mva nkubwira ibintu twabiganiriye ejo bundi none se nyine kubiza urabona hano dukeneye umukozi gukoropa inzu icyumba kimwe na salo ariko nawe urabizi ko ntateka bibi ya urena ukakora tubyuka dusanga icyayi cyahiye none se sheri ngiye ko mba nabyutse nkanza mu kazi wowe kugenda ugashyiraho icyayi bari ibintu bigoye sumunda I love you. Okay. So promise nze kuzamuzana. Akakunigeza no kukumbwira ko agiye ku. Humura rwose. Sure. Ibyo ngibyo arana. Sheri ndi mu kazi please ndi mu kazi. Gusa nta kibazo hari ahantu bamundangiye araza kuza. Ndebe kazajya gufasha rwose. Ndebe basi ko bishima. Gerega nta kintu nakwimanya ifite. Uretse nawe ko nyine buri aho ngaho icyayi cyonyine. Ahubwo baby you dufite girl out today. Girl out, you know? What is that? Nawe romantically you know girl out I know with gusohoka se umuryango zo kugenda hanze kazi pojye romantic gusohoka tujye ahantu somewhere nyine shim cause uri mu kazi bana kandi disturbing right yes ubu se muri gahunda zanyu nari ndimo nanjye na nagurimo kandi ari girls what yes it's girls out that's why when I need ngo cha ushobora gushopinga mwina ndi jana out aguze shiri buri munsi kwera uzajya ujya gushopinga ejo ni twajyanye muri shopping ubu se akakanya birashize umwenda umwe wambaye ho waguze ubu akakanya irashize okay hari abantu ufite se wifashisha basiya ngo nabyo tumenye ko urimo gukora akazi keza Imana ikunda kandi kenda kaje kari out kameze neza kagakanze kandi se tushangaragara neza imbere y'abashuti bacu nje ntago mbangaragara neza imbere y'abashuti zawe mbangaragara neza imbere yanjye so rero mu gihe ngewe nishimye nananyuzwe nuko umeze sinzi impamvu byo none se ubwo nyine nacu ikintu nshaka cyane nuko nagusezeranyije ko nta kintu nzakwimana kimwe nta kibazo rwose wagenda ukareba mu cyumba ugafata ikarita ukagenda ugashopinga ntari uko ngewe ndi mu kazi uri nushaka gutwara n'imodoka yanjye ko ngendirirwa hano nta handi hantu mfite ho kujya rwose ariko rero banza basiga unkoreye agacyari ndakwinginze maze nabi pe thank you boo bakamushere nta kibazo ngaho genda witegure ubone uko ujya muri izo gahunda zawe okay bubu kamanza ukorera icyayi nkorera agacyayi nshangiye kabisa ndirirwa hano nta handi hantu ndi bugende muri izo gahunda zawe ibaze ko wabaye inzobe yes ni kubera ngo ufite nawe uri inzobe buririmo that's why muranshe yari okay it's fine sheri thank you so much ngaho genda ukora ibyo ukora nanjye nkomeza akazi keza reka mukorera icyayi then genda it's okay keza rero thank you sheri
kwere abagore ni abana beza gusa ibintu byose abategereje ngo muhe ngewe ngo ngeze isaha nyiryamye abura kujya gushaka akazi ngo ese ko ndeba ugenda utabishaka reka ndabizi ahantu ngusize gusa ive nubwo ngiye ndabizi ahantu ngusize ukuntu hameze ntabwo ari heza pe ngiye kugenda nkore cyane ku buryo na papa nzabavuza ndagukunda cyane nanjye ndagukunda sister urabizi ko wowe na papa ari mwe bantu nasigaranye kuva mama yagenda sigaye nkubereye nk'umubyeyi niyo mpamvu ushaka kubwira aya magambo wagenda Fanny ugomba kumenya ubwenge kandi ntuzansebye ntuzagende ngo ukire imico mibi wigomeke wibagirwe icyakujyanye wibuke ko ugiye kugira ngo njye na papa uzaze utuvuze wibuke ahantu dusize wibuke ko ari njye muntu uri ahangaha kugira ngo mwite kuri papa ntuzagende rero ngo wibagirwe intego uriho ntuzagende ngo wibagirwe ikintu cyakujyanye usamare wigire nk'ab'iki gihe sibyo Fanny ntabwo nzatuma ngusebya nta kintu na kimwe nzakorera kibi pe icyo nzi cyo nuko nzakora cyane kugira ngo bakure hano hantu ive ntuhangayike pe nzitwara neza nzaba umwana mwiza nzakora ikinjyanye kugira ngo mbakure hano we na papa rero nta mafaranga mfite ariko ntabwo nakureka ngo ugende ubucuruzi mu nzira wiyiteho ugende ushaka akantu ufata mu nzira kandi ndabizi uzamera neza Fanny sibyo koza ndabikunda cyane karumuna kanjye ukunda cyane nawe Okay. Hello? Hey, okay. Urabona ugeze kuri esikariye Kabeza? Ego. Iyo ugeze aho rero bita mu cyapa, aho ngaho rero niho uzamukira. Uzamukira aho ngaho urarenga inzu eshanu. Maze no kubona ahantu reba kandi gakurikiyeho yego aho ngaho uraza no kubona ahantu hari boutique akunze ko hari abantu naho ngaho nugera aho ngaho uhita wongera umbwire sawa sawa Zamu Karamu karame tasabuja ariko wowe uri he
ariko ubukomanga ntabwo uri mu gipangu wowe wakwinjira mu nzira y'umukiro udakomanze bitesha ni byiza akoze gupfukama wakoze iki ibintu byawe byose bari amahane cyangwa resha n'umubosi hamuka ukahembwa gute hembwa se nakuzaniye kugira ngo uzajye upfukama ahangaha yego mba hari umuntu ugiye kuza hano ndi mukingurire ibintu bitari byiza azanye aje nko kuguhumanya utabizi cyane ko abakozi bo mu rugo imico yabo atari myiza bose ufise abagenzi babe nakubwiye ngo urebe ibintu birimo byose ubimenye nusanga hari ikintu kibi kirimo gishobora kuba kitakwinjira mu rugo uhita umbwira bose ndabikora cyane ariko bose uruzuba wewe nanyotewe iri zuba se nyende Imana ku buryo narihagarika ariko wowe uhora usaba icyo kunywa genda unywa amazi hariya reka amazi cyangwa unywe inzobyi icokere kiranyishe jya koga dushe se nihari n'amazi wandebera bose ukangurira ka kantu wanyemerera nta kibazo ibyo nta kibazo ndaza ukagurira ariko ubundi ushaka kunywa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba buri gihe ibintu byawe byose ni ugukora akazi ariko wanyweye wowe uri imodoka ku buryo unyweye esanse n'umubiri urakeneye akantu banagagaye akoza ntabwo uba wariye ntuba wanyweye ntizi ikindi ushaka ni oya kunywa ntabwo mukenera kunywa ariko rero iyo bigeze ku nzoga uribeza pe ngaho ugenda umukingura nta kibazo ndabikora ariko uba wasaze wasinze unyemereye akantu rwose Imana iguhezagire abakozi b'iyi minsi Imana imfashe nibo bagiye banyoherereje rwose azambere umwana mwiza Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. izuba n'inyota kwe koko urugi rukureho urugi urinde mwiriwe muri bande mwebwe mushaka iki nitwa Vanessa bari bambwiye ko hano bashaka umukozi njye bari bahamagaye bahamagaye okay ninjira nzana igikapu cyawe turebe ibyo uzanye nose kuki ushaka gukora naho ndazi ibyo winjiranye amafaranga sha winjirana nta mbaraga zawe uzanye n'ibiheri noneho nta mbaraga sangira yego akora urupira mbona ashubuwe noneho uje gukora akazi bose mwavuganye yego niwe wari uri kundangira okay ntukire ko waje I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just a kutanyaruka no one breaks their promises, or maybe drop myself hase kwita bosi we to a place where I felt at home. Take me back to a day when we bosi ninjire back to an age when the world bosi mwiriwe yego wa mukobwa yarashitse naye wa mukobwa ngo washaka umukozi yaje kumfasha karibu bose yewe ni mwiza okay uryoherwe
sawa sawa. Bite byawe? Icara. Bite? Makuru yawe? Umeze neza? Mu rugo ni harya? Nyanza. Majyepfo? Uvuye nka ryari se ubwo? Mvuye mu gitondo kare. Harya witwa nde? Mwiza Vanessa. Mwiza Vanessa? Ufite imyaka ingahe Vane? 22. 22? None se Vane, uzi gukora akazi ko mu rugo? Uzi gukoropa, uzi koza ibyombo, uzi guteka, uzi gusasa, ibintu byose urabizi ku buryo muri imyaka yawe n'umubiri wawe nkabona ibintu utabishobora? Yego byose ndabizi. Hari ahandi hantu wigeze ubikora se? Oya, mu rugo. Ubu rero uje kwigira akazi iwanjye? Ndabizi. Ariko Vane, uje iwanjye kwihigira akazi? Okay, nta kibazo, ubwo ndaza kureba uko uzajya ubikora, ariko biragusaba kwitwara neza kuko bikunaniye ngiye ntago njye nindana n'abakozi cyane iyo batanyumva. Hano iwanjye rero hari ukuntu mbana n'abantu, ariko iyo witwaye nabi rwose ntago njye nindana n'abakozi. So please, niba uje mu kazi uze mu kazi, menye ibyo ugomba gukora. Hari ikintu cy'ingenzi nanibagiwe. Hano iwanjye ibintu bijyanye na telefone uri mu kazi ntabwo byemewe. Uzajya uza ukora akazi, tunganya ibyo utunganya, ukora ibyo ukora, kugeza nimugoroba telefone uzajya ijyaho nimugoroba ugiye kuryama uvuye mu kazi. Urabyumva? Ikindi n'ujye unkenera uzajya umpamagara telefone wongere ibike. Ibintu byakurukuru z'abakozi bo mu rugo muhamagara abantu ntazi, dore ko ntimujya mubura n'amayinite. Muhora musagura ku byo mwagiye guhaha. Vanessa rero, uzaba umwana mwiza, uzitware neza. Ariko ibyo bintu byo tuvuganye byo ntago njya mbyihanganira, ibintu bya telefone za buri kanya, kuguhamagara uri hehe kuri telefone ukayikupa. Muranyumva? Yego ndabumva bose. Ibyo bintu rero ntago nshaka ko nzabikubona. Umunsi nabikubonyeho nuguhita nkwirukana. Sibyo? Ntago muzayimbona na boss. Ugomba gukora ibintu byawe. We Zamu! Zamu! Yaba yasinze umuraka ubu nawe cyangwa nawe uzambera nkawe sha. Asinda kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo. Uretse ko wagira ngo yarandoze kumwirukana byarananiye. Ariko kwitwara nawe mujyana. Canga ugenda kwereka ahantu uri bizajya uryama unatangiriye akazi. Mwakoze boss. Sawa, gira vuba. Ngaho. Hey, rinde bite ninde wakohereje hano kandi? Ninde waguhaye karibu? Iki vuga, what happened? Ningewe bambwiye kuza gukora amasuku hano. Oh, agaciwe bakumbye, okay. Ngamfatira bino bibaga, I'm tired. Zenguruka kufitiye ki? Sorry gato. Where's my baby? Nta mwana nasanze hano. Hari uruhinja bakubwiye kuza kurera, nakubwiye David ari he? Se waturutse uko mbona ntazi ukuntu umeze. Nimba ari boss uri kumbaza yagiye. Yego, genda nganzanira amazi mu kirahure, I'm tired. Oh my gosh. Tukana ndabona harimo agasuku. Mva amazi wayabuze watebutse. Chakora noneho ndabona kabisa noneho hari agasuku pe. Ase ufite ubwoba kurureba ute? Ngabanza nkuremo zino nkweto, I'm tired. Kabisa pe ndananiwe. Waje ryari? Nje mukanya. Okay. Ako ntagura karabo. Ntagura karabo.
nakarabye ngaho genda banza ujye muri dushe urasa nabi pe n'utwo dutambaro ushaka hano uba udushyize ndabona ntazi isura yatwo ujye no muri dushe ukarabe rwose ndabona ntazi ukuntu usa pe nakarabye my god uranuka ko gatambaro nako ugira ugakuremo ndabona gasa ukuntu David nawe hora ari mushya ariko ntacyo ndabona uko biri hari agasuku ako si kandi nabura bukabutura mubonanye my god byo biragenda bite